tukaba tugiye kuganira ku bintu bigiye bitandukanye kugira ngo mubashe gusobanukirwa ibiri gutrendingwa muri X ndetse n'iki abantu bo muri Pi Network bagenda babivugaho. Ese abapiyoniya bo ubwabo babivugaho iki, kugira ngo tubashe kuba twagira icyizere cya open minded, ndetse kandi tumenye n'igihe runaka cyateganyijwe. Biba byiza cyane yuko tukimenya, kubera ko byose bibaho kugira ngo tubashe kuba twabikurikiza. Mwabonye ko rero twagiriwe ineza mu buryo bugiye bushobotse cyangwa busobanutse, ko yuko dushobora kuba tugiye kuba abakire bagiye guhindurirwa ubuzima bitewe n'uko twisanze ari ibintu tugomba guhindurirwa kugira ngo tubashe kuba twagira ubwo buzima bwiza. Ni ngombwa yuko rero niba watanze imvune zawe uba ugomba kubonamo inyungu yawe, kubera ko niba urugero nk'umushinga batwigiye ari umushinga, twe tuzawubonamo inyungu ndetse na Dr Nicolas nawe awubonemo inyungu, kugira ngo tubashe kuba twaba balance, ku buryo nta n'umwe wenda wagenda uvuga ibiki n'ibiki wabaye iki n'iki, ahubwo twe tukaba turi abantu bunze ubumwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo mbaye mbasuhuje rero nshuti bavandimwe mudukurikirana kuri uyu murongo wacu w'iyi channel. Kudukurikirana kwanyu ni iby'agaciro kandi ni iby'ingenzi. Turabasuhuje rero mwe aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye kuri uyu mugabane wacu. Ni ibintu by'agaciro rero kuba muduha umwanya wanyu. Ibyo byose ni ibintu tuba tugomba kubashimira, kandi natwe twiyemeje gusapotinga buri gitekerezo cyanyu kugira ngo tubashe gushyira hamwe ndetse twubake igihugu cyacu, kandi tunubake isi itagira amakimbirane amwe n'amwe. Hari byinshi rero benshi bagenda bambaza bambwira ati ese mu by'ukuri ni uko wafashe umwanzuro wo kujya mu bintu bya YouTube channel. Abenshi nababwira ati burya akenshi niba utangiye ikintu gitangira risike, ariko uko byagenda kose iminsi igenda yiyongera, ugenda ugerageza kugenda wiyunguraho gake gakeya, ugenda ubifata nk'aho ari akazi. Umva rero ni ikintu cyiza cyane uba ugomba kubaha. Ni nayo mpamvu tuba tubaha agaciro, kugira ngo tubashe kuba twagenda twumvikana, ndetse kandi buri wese agenda akuramo ibintu by'ingenzi kugira ngo bigende bimufasha muri buno buzima tugiye tubayemo. Turabibashimira rero mwebwe mubasha kuduha umwanya wanyu, kuko ni iby'agaciro. Hari benshi bawubuze. Mureke tugende tugiye kureba amwe amagambo yanditse muri X, naho imbuga nyinshi zagiye zitangaza ibintu bigiye binyuranye. Turebe kuri NewsPi handitse ati the certificate of the free organization WBEMF UN is already a joy if anyone still doesn't not believe in project. I sincerely expect my endurance to you. Urumva bari kutubwira ati ari imishinga imwe n'imwe yagiye ibasha gushyirwa muri Pi Network, yahawemo certificate cyangwa impamyabumenyi y'uko iyo mishinga yabashe kuba yashyirwamo. Hariyo bita WBEMF niyo bita UN. Byose yari imishinga ifite ingufu, twarigiye tubibona mu hatambutse. Urumva rero ni ibintu byinshi byo kwishimira cyane. Baratubwira ati rero wowe utabasha kubemera ko iyi payi izajya ku murongo, ihangane. Uwo bita Timayi nawe yanditse ati open minded when the firewall is removed and anyone can connect to the blockchain and the Pi wallet. Everything can
mwihangane biri kugenda bisa nkaho bisubira inyuma gake gake. Mu by'ukuri nshyize mu gaciro cyangwa nshyize wenda mu isesengura ryanjye, yari yageze kutubwira ati Open Mainnet mu buryo bwayo cyangwa mu buryo twayiteguye igiye kuba, akatubwira ati nk'uko turi kugenda tubibona hari abenshi bagendaga bamayininga uyu mushinga, ndetse ariko bakaba benshi batari bazi ko Open Mainnet ishobora kuba muri kino gihe twateguriwe. Ariko mu by'ukuri tugiye tureba ibintu biri muri Pi Network bigenda biduha icyizere. Urugero, iyo turebeye muri step uko ari 9 zose ziri muri Pi browser, hari iyo bita Fireside, Wallet and Brainstorm, n'izindi tugiye kugenda tureberana. Izi ni applications ziri muri Pi browser zishobora kugenda zitwereka impinduka ndetse n'ibintu biri gukorerwamo. Natwa Fireside yanditse ati Decentralization Social Network. Aya ma application mujye mugenda muyakurikira umunsi ku munsi, hari ibintu byinshi biba bigenda bihindukamo gake gake. Ni na byiza yuko nyaboneka mugenda munayasoma munayasura kugira ngo musobanukirwe ibyo agamije. Nk'iyi wallet yo urabona ni nko kubika amapayi yawe cyangwa wenda nk'ububiko n'ikofi yawe niko nabyita, ariko igezweho muri Web3. Urumva niyo imaze gusapotingwa n'indimi zirenga 150 ziri gukoreshwa muri global market. Urumva ni byiza cyane rwose ibyo bintu. Harimo cyane cyane Icyongereza iyo kiri local. Urumva ni ibintu byiza. Hari iyo bita Brainstorm, na application nayo iri gukundwa n'abantu benshi cyane. Hari iyo bita Mine, nayo ni iri gukundwa n'abantu benshi cyane kuko nayo niyo ducamo tumayininga. Urumva ni nyinshi cyane pe. Izo application rero dusanga muri Pi browser ni ama application mugomba kwitondera kandi y'ingenzi kuri mwebwe ndetse n'abantu bifuza kwinjira muri mushinga wa Pi Network. Reka turebe conclusion. This innovation explain why journalists, broadcast and financial institute need embrace Web3 application without this understanding and the risk being left behind as the world transaction from Web2 and Web3, but explain those application ona nuko yenda biri kugenda bisa nkaho byisubiramo ukundi kuntu, ariko uko byagenda kose ni ibintu bisa nkaho buri wese yakagombye gukurikira uko bikwiye kugira ngo mubashe kuba mwabisobanukirwa. Urabona ko rero amakuru ari muri Twitter nakizwe nka Twitter cyangwa X ni amakuru meza cyane. Amakuru aduha ibyiringiro yuko ejo hazaza hagomba kuba heza, ndetse ino Open Mainnet ishoboka mu buryo bwuzuye. Ko mwibuke ko na Pi Core Team yatwibwiriye ko yuko ano mezi 3 abanziriza igihembwe cya mbere icyo bita Q1 2025 ari amezi uko ari 3, ukwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu tugomba gutegerezamo Open Mainnet. Ariko iyo tugiye tukinjira mu biganiro byinshi bya Corex dusanga bari kugenda babivuga mu buryo bugiye butandukanye. Urumva ko rero ni ibitekerezo by'abantu bigiye binyuranye bari kugenda batugezaho kugira ngo mubashe kuba mwabisobanukirwa. Tumaze kugira miliyoni 8
n'ibihumbi 984. Ibyo ni abantu bamaze kubona icyo bita migrate. Urumva turabura miliyoni imwe kugira ngo tubashe kuba twagera ku ntego yacu. Ntabwo ari ibintu bibura, ntabwo ari byinshi, ahubwo twe ni ukubanza tukabyishyiramo tukumva ko ibintu ibyo byose bishoboka. Ino Pi network ifite inkomoko yikonegise muri exchange ya DEX ino Pi network ikaba ishobora kuba yavunjirwa muri za Binance. Mwabonye ko bari gukora isuku bakuramo utu application cyangwa utumayina dushobora kuba duciriritse, kugira ngo bagerageze basigemo izifututse, izifite umumaro bo bashaka ko zikoreshwa nta kajagari kabukomotsemo. Urumva ko Web3 ije ari ibintu byinshi ishaka gukemura, ije ari ibintu byinshi ishaka gushyiraho kugira ngo tubashe kuba twabikurikira tumeze nk'aho turimo gukurikira ikintu cy'agaciro. Murabizi ko ino Pi network, ino Pi coin imwe ihagaze amadolari 314,159. Ni igiciro twashyikiye muri GCV, ariko na Pi Quantum yakomeje kurikotinga yemeza ko kino giciro gishobora kuba aricyo kizagumaho after open mainnet. Muri ano mezi rero muri kuno kwezi tugiyemo turakira inkuru nziza ndetse no kuba twabigira confirm ya kino giciro. Hari ibiciro benshi bagenda bimagina bavuga ati 70,000 bya Pi, ibihumbi bingahe. Ibyo byose nibyo bimagina, ariko icya mbere twe cyo twashyikiye ni uko Pi coin imwe izagira 314,159 by'amadolari y'Amerika. Abantu mudukurikiye rero, nyaboneka mugire umwaka mushya muhire, ndetse kandi yaba urwaye ariko akiri muzima, Imana iracyari kumwe natwe, ndetse namwe bazima Imana iracyari kumwe namwe. Ube wishimye, niyo ubabaye ugomba kuzirikana ko Imana muri kumwe. Iyo turebye ibiri kugenda bitrendingwa byinshi ni ibintu byiza, ndetse twareba tugasanga ari ibintu by'ingirakamaro cyane, ari ibintu bitwinjiza mu gihe cya nyacyo cyiza. Urabona nk'uko tugenda tubireba, turabona ko icyo binyamakuru bita ngo Billionaire Pi Wallet. According to the Echo, the value of Pi is $314, with a total supply of 100 billion coin mines, and require is around of $1 trillion. So if we assume the required spread over 1 billion Pi coin, the value of the Pi wallet would explosive that the $31159. It's good news. Utubwira ati turamutse dukotinze kuri kode Pi imwe iramutse ihagaze amadolari 318, abantu bashobora kuba bayakurikiza icyo giciro bashobora kuba bahagarara muri biliyoni 100. Ni za coin zaba ziri kugenda zitrendingwa. Noneho twagera mu bantu bashobora kuba Pi iramutse ihagaze ari amafaranga, baba ari benshi cyane mu buryo bushobora kurumva bayirukanyira kugira ngo babashe kuba bahaha ibyo bisabwa. Ibyo byose ni ibintu byagiye bitangazwa na Concasi.
Uyu Konsasi rero twagiye tumureba kenshi mu buryo bushoboka, niwe ugenda utwereka igiciro, aho yavuze ko muri taburo yiwe 314,159 aribyo n'ubundi biciro biri muri payi netiwaka. Urabona ko batwifuriza umwaka mushya rero muhire kandi w'amata n'ubuki. Namwe Alayu Construction Limited ni kampani tuzaniye ibintu by'ubwenge, bubaka amazu meza cyane, yaba amazu y'amakadasiteri, yaba ama etaje ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi, kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hano i Murehe. Bagane kwizo nimero ureba hejuru.